tugwaye ikaze wewe kandi subscribe kuri no YouTube channel yacu dusabana abantu batakanda subscribe ko bayikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nta gutinda rero reka mbonereho kubifuriza umwaka mushya muhire ura mwaka wa 2026 kabisa tugiye kwinjiramo ntuzabarye ahubwo mwe muzawurye. Nta gutinda rero reka mbibutse ko uyu munsi tugiye kugaruka ku mugo beta Chris Eazy benshi muzi nka Chris Eazy. Ubwo ngubwo ndagaruka dutangira amakuru ye cyangwa dutangira ibyo twamuteganyijeho kumvuga uyu munsi. Uyu muhanzi Chris Eazy rero abeje mwamenye nka Chris Eazy, gusa amazina ye nyakuri bamwita Rukundo Christian Nsengimana. Izina ry'umuziki cyangwa izina mwamumenyemo muri muzika akaba ari Chris Eazy. Akaba yaravutse tariki ya 27 Gashyantare umwaka wa 2001. Akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Injyana akunda se cyangwa injyana abarizwamo akaba ari Afrobeat, R&B, Hip Hop ndetse n'izindi njyana zigezweho. Chris Eazy rero azwi nk'umuhanzi mutoya ufite impano ikomeye. Akaba yarabaye umwe mu bakunzwe cyane n'urubyiruko kubera indirimbo ze zifite umudiho wihariye kandi uryoshye. Urugendo rwe rw'umuziki rero Chris Eazy, umuhanzi Chris Eazy akaba yaratangiye umuziki mu mwaka w'ibihumbi 2020 asura indirimbo ye ya mbere yitwa Isurabizi mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Yakomeje gusohora izindi ndirimbo zakunzwe nka Tegereza na Bana yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2023. Amaze gukundwa cyane kandi kubera indirimbo nka Inana, Amashu, Eden, Sambora ndetse n'izindi nyinshi zikunzwe ku mbuga nkoranyambaga n'imbuga za muzika. Ibyo yagezeho rero umuhanzi Chris Eazy yegukanye ibihembo bya Kiss Summer Award mu mwaka wa 2022 birimo Best New Artist ndetse n'indi mitwe y'ibyishimo mu muziki. Mu mwaka wa 2022 rero urubuga rutangaza abahanzi bakiri bato muri Afurika The Native Maga rushyira umuziki rumushyira mu bahanzi batandatu bakunzwe muri Afurika. Yagiye agira amahirwe yo gukorana indirimbo n'abahanzi batandukanye cyangwa se yo gutaramira mu bihugu bigiye bitandukanye. Harimo aho yataramiye muri Lusaka mu gihugu cya Zambia ndetse yongeye no gutaramira mu Bubiligi mu mwaka wa 2023. Umuhanzi Chris Eazy rero reka turebe umwuga n'ibikorwa cyangwa se ibyo akora muri rusange. Umuhanzi Chris Eazy rero gusa si umuhanzi gusa ahubwo n'umwanditsi w'indirimbo ndetse akaba n'umuyobozi wa video z'umuziki. Ikindi kandi ni CEO wa brand y'imyenda yitwa Euna, aho yemeje ko yinjire mu mwuga wa fashion. Reka tugaruke tureba ibibazo by'umuryango se cyangwa imbogamizi yaba yarahuye nazo mu muryango muri uyu mwaka. Umuhanzi reka twari tuvuze ko tugiye kugaruka tureba ibibazo by'umuryango. Mu mwaka wa 2025 rero Chris Eazy yahuye n'ibihe bikomeye mu buzima bwe bwite. Umubyeyi we yitabye Imana ku itariki ya 13 Kamena umwaka wa 2025. Ibintu byamubabaje cyane kuko yaramushyigikiye mu muziki ndetse no mu buzima bwe bwa buri munsi. Namwe murabizi mu buzima tugiye tunyuramo bwa buri munsi kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kitoroshye kabisa. Mu gihe kitarenze iminsi 11 nyuma sekuru nawe yahise yitaba Imana, byongera kugira ingaruka zikomeye ku muhanzi wacu Chris Eazy. Urumva kubura abantu babiri mu cyumweru kimwe ni ibintu bitaba byoroshye kabisa. Urumva ko Chris Eazy yabashije kubura sekuru ku itariki, yabashije kubura mama we ku itariki 13 mu kwezi kwa Kamena, arangije abura na sekuru we ku itariki 24 Kamena. Uri kumva kari mu kwezi kumwe, bikaba byaramwafixe yaba ari gukora umuziki. Gusa yabashije kwihangana nk'umuhanzi, yabashije kwihangana nk'umuntu ukomeye w'umusore. Yagerageje kugaragaza amarangamutima ye y'urupfu rw'umubyeyi mu ndirimbo ye nshya yakoze yayise Naomi.
Chris Eazy yagerageje kugaragaza amarangamutima y'urupfu rw'umubyeyi we mu ndirimbo ye nshya yise Naomiya yitangiye urwibutso rwe ugereranyije nuko iya yaririmbaga cyangwa n'ubutumwa yatangaga mu muziki we. Reka tugaruke mu kanya tureba imyifatire n'umurage Chris Eazy yaba uko yaba yarifashe ndetse n'ibindi uko yaba yarifashe nyuma yo kubura umubyeyi we cyangwa mu muziki we. Imyifatire n'umurage rero niko nambabwiye ko aribyo tugiye tuganiraho. Chris Eazy rero afatwa nk'umuhanzi ushoboye guhuza injyana za Afrobeat n'ibigezweho by'umuziki akoresheje amajwi atuma indirimbo ze ziba nziza kandi zishimisha abantu muri rusange. Ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda batangiye gukura ku rwego mpuzamahanga, yinjira mu bitaramo n'imyidagaduro hanze y'igihugu. Aha rero Chris Eazy urumva ko atari umuhanzi woroshye ugereranyije. Urebye award yabashije gufata mu mwaka wa 2023, twabonye ko yabashije kwakira igitaramo nk'umuhanzi urenze cyangwa se umuhanzi uzwi cyane muri Afurika, akaba yaraje ku rutonde rw'abantu 6 b'abahanzi bakunzwe muri Afurika. Rero uyu mwabanye muri iki kiganiro yari Shibra, mwakoze kudukurikira, mwabanye natwe, turabashimiye cyane. Ubwo tugaruke ubutaha mu kindi kiganiro cy'umuhanzi ukurikiyeho. Ciao ciao. Wibuka gukora subscribe, share ndetse like na comment.